Yesu ashimwe cyane ndabashuhuje mu mazina nitwa Mama Dorine nakijijwe mu itorero rya ADPR kandi ndashima Imana cyane ko ingiriye ubuntu nkaba nkikijijwe ikaba ikomeje kundindira mu buntu bwayo. Yesu aduhana umugisha hamwe. Uyu munsi Imana ikuntumyeho ni ikibazo nkubaza, ndakubaza ngo iyi minsi barimo bategura ya Halloween wigeze ugira igihe cyo kubitekerezaho ngo usobanukirwe icyo bivuga, usobanukirwe ibyo ari byo? Iyi minsi mikuru y'abatagatifu barimo bategura wigeze ubitekerezaho ngo usobanukirwe umenye ibyo ari byo? Uyu munsi rero niryo jambo nkuzaniye turushaho gusobanukirwa, tutazavaho tugwa mu ruzi turwita ikiziba, utazavaho mu ruzi urwita ikiziba. Dusobanukirwe n'ibyo tubamo, dusobanukirwe n'ibitugose, dusobanukirwe n'uko tugomba kugenda. Reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu nziza, Mana ikiranuka, ndakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya. Iyi ni gahunda yawe, ntabwo ari umuteguro w'umuntu ari we wese, ni gahunda yawe, niwe wabiteguye, niwe washatse ko bibaho, kandi niwe mwigisha wacu. Twiringiye mwuka wawe wera, mwuka w'Imana, ngwino usobanurire buri wese umwe, ngwino twigishe Mana, kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Urakoze kubyumvise byose, misenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya yongeye kuduha kugira ngo tumenye kandi dusobanukirwe. Kiri kuvugwa rero muri iyi minsi turimo ni uyu munsi wa Halloween. Halloween murabibona ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda. Rero Halloween ni uyu munsi ubona ahantu ugiye unyura hirya no hino bagenda bategura ibintu biteye ubwoba, ibikankara by'abantu, uducurama, ibihaza bakase bakabiha ishusho y'ibintu biteye ubwoba, mbese za nete bagenda ni nk'inshundura cyangwa se ni nk'ibitagangurirwa bimeze nk'ubudodo bw'ubutagangurirwa, bagenda babitegura hirya no hino. Harimo abantu bashyiraho amarimbi, akubaka nk'imva rwose agashyiraho irimbi, n'imva rwose ukabona n'imva bagashyiraho n'umusaraba. Mbese bigaragara ko ni iwabo imbere y'inzu yabo hafi aho ku rubaraza se bagakora nk'akantu k'irimbi, bakategura biriya bintu biteye ubwoba, baranabyambara mu maduka, barabicuruza. Imyambaro bambara kuri uwo munsi wa Halloween barayacuruza, biranahenda, barabigurisha rwose, nta cyubusa. Barabigurisha ukabona yambaye, umuntu abyambaye ntushobora kumenya uwo ari we. Ikimbabaza nuko babyambika n'abana iyo abyambaye ntushobora kumenya ibyo ari byo. Nabigeranya n'iki se? Sinzi ikintu nabigeranya nacyo. Ni nk'uko umugeni yagiye gushyingirwa yitegura ibishyingiranwa, akitegura umwambaro mwiza azambara, akitegura, mbese ni imyiteguro y'ikintu gikomeye cy'umunsi mukuru ukomeye cyane baba barimo bitegura. Iyo niyo iryo zina Halloween. Ariko Halloween noneho tuyisobanuye neza ni ijambo bahinnye. Halloween rirahinnye mu magambo maremare, rishatse kuvuga ngo All Hallows Eve. Ni ijambo rihinnye ariko mu magambo arambuye nuko ngo All Hallows Eve. Noneho tubanza dusobanukirwe ngo All Hallows bivuga iki? All Hallows ni ukuvuga ngo abatagatifu bose. Hallows bisobanura abatagatifu. All Hallows ni ukuvuga ngo abatagatifu bose. All Hallows Eve ni ukuvuga ngo ni ijoro ritegura umunsi w'abatagatifu bose. Ni nk'umunsi mukuru ujyana mu munsi w'abatagatifu bose. Muri make ni ukuvuga ngo nurabona nka kuri umuntu ubukwe buba buri bube, ni nko hakunda abantu bajya kurarira bakavuga ngo bagiye kurarira umukobwa, bagiye gukora iryo joro iwabo umuhungu se iwabo umukobwa, barara bari mu myiteguro, bakakora, bakabyina, bakaririmba, mbese bakizihirwa, barimo bitegura ubukwe bube buriwe uwo munsi ukurikiyeho. Iyi rero Halloween nayo niko bimeze, baba barimo bitegura, baba barimo bizihiza uwo munsi w'abatagatifu bose uburi bube ku munsi ukurikiyeho. Halloween Day iba ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10. Muri iryo joro niho muzabona bambaye ya myenda nyine nababwiye, baguze mu maduka, bakambara ibyo bintu biteye ubwoba, ibyo bikankara by'abantu barabyambara. Umuntu wamubona ukabona ni igikankara pe, yambaye igikankara,
bakambara ibyo bintu by'uducurama, ibyo bintu by'ibihunyira, mbese ibishusho byabyo, ibikankara byabyo, ni ibintu biba biteye ubwoba. Ni ukuvuga rero iryo joro ni wo munsi mukuru wa Halloween. Baba barimo ni Halloween Eve, ni ukuvuga niyo baba barimo bizihiza umunsi w'abatagatifu, ujyanisha neza by'ukuri noneho mu batagatifu. Ni ukuvuga baba barimo bakurura, baba barimo bazamura imyuka y'abapfuye, kuko tuzi neza ko abatagatifu n'abantu baba barapfuye. Baba barimo bazamura rero uwo munsi w'abatagatifu uri bube kuri iyo tariki ikurikiyeho, itariki ya mbere y'ukwa cumi na kumwe, ariko ikanakurikirwa n'itariki ya kabiri nanone y'ukwa 11, noneho ye kuvuga ngo imyuka yose y'abantu bose baba barapfuye, kuko abatagatifu bavuga ko ari abatagatifu bapfuye bakiranutse bakaba baragiye mu ijuru. Ariko hari n'abandi baba barapfuye ari abanyabyaha bakaba batarabashije kugera mu ijuru, nayo ku itariki ikurikiyeho ya kabiri nabo barabikorera umunsi mukuru, nabyo biza bikurikiranye. All Souls Day niko bayita. Naho iyi ngiyi yo ku itariki ya mbere y'ukwa 11 ni All Saints Day, ni ukuvuga abantu bapfuye ariko ari abatagatifu. Abo ngabo babakorera umunsi mukuru wabo ku itariki ya mbere y'ukwa 11. Noneho abandi bapfuye ari abanyabyaha batabashije kugera mu ijuru bakiri muri purgatori, bo babakorera umunsi mukuru wabo ku itariki ya kabiri y'ukwa 11. Ariko iyi Halloween yose iba yakuruye iyo myuka, iba yakuruye yabazamuye, ni nk'ijoro ryo kubazamura, ni nk'ijoro ryo kuzamura iyo myuka y'abapfuye, ari abapfuye bejejwe baragiye mu ijuru, ari abapfuye batejejwe. Uyu munsi wa Halloween ni ukuvuga ngo baba bari gukurura iyo myuka y'abapfuye yose. Ni ukuvuga rero ngo ni umunsi w'urupfu, muri make barimo bakurura ubupfu, baba bari kuruzana. Muri aya marimbi nababwiye abantu bategura ku mago yabo, muzabirebe aho muzagenda mugenda namwe buri aho muzabibona, harimo abo babyandikaho bakavuga ngo death, urupfu. Ni ukuvuga rero muri makeya nushaka kuvuga ngo umunsi w'abatagatifu ujye uvuga umunsi w'abapfuye. Ubu ni nako bimeze, biranditse, niko byanditse, biranditse. Ibi bintu ndi kuvuga sinjye babivuze, sinjye babihimbye, biranditse, nabashyireho za website mwabisoma mukabona n'andi makuru arengeje nge nawe ndimwo mvuga. Biranditse, ni ibintu byanditse, nabashyireho za website. Ni ukuvuga ngo All Hallows Day bingana na All Saints Day, bikaba bingana n'umunsi w'urupfu. N'urupfu is the death day. Rero ziriya za nete, ziriya za nete ni bimeze nk'ubudodo bw'itagangurirwa cyangwa se nete cyangwa se urushundura, nirwo bafatiramo abantu noneho bakabica. Niyo mpamvu muzabona mu gihe muri uku kwezi kwa 10, muri uzu kwezi kwa 10 abantu barapfa pe, abantu barapfa ku bwinshi, ukaberwa umuntu ikintu kimutwaye, umuntu akarwara akanya gato yagapfa, impanuka mu muhanda ni nyinshi, umuntu aratsitara ngo yapfuye, abandi yaryamye yapfuye. Mbese uku kwezi kwa 10 ni ukwezi abantu bapfamwo ari benshi cyane, kuko baba barimo barakuruye ya rwa rupfu, baba barakuruye ya myuka y'urupfu, barakuruye baba daimoni bashinzwe urupfu, barabazanye bari all over the place, baba bari hirya no hino cyane. Noneho rero rwa rushungu ndarabwiye muzabona babitegura, barabitegura rwose bakabishyira nko mu biti, ukavuga ibi bintu bivuze iki, ariko biba bifite icyo bivuga mu buryo bwo mu mwuka, biba bifite icyo bivuga. Ni nka rwa rushundu, urabona ukuntu bashyira urushundura mu mazi, ifi yegereye hafi aho ngaho ikagwamo bakaba barayifashe. Iwacu twayaga tugira ibintu bimeze rwa gakoco bafatisha imbeba. Wamenya ahantu imbeba zikunze kunyura, ahantu zikunze kuba ziri, ukahashyira rwa gakoco, iyo igiye ikahegera rwa gakoco irayikocora ikabira yifashe, imbere ikabira apfuye. Nabo rero nizo nshundura, niyo mitego bategesha abantu, noneho bakabica indangare bakazica, kuko abantu batari muri Yesu Kristo baba bijya bitwa indangare, kuko nta kiba kibakingiye baba bafite. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga rero muri makeya uyu Hallows Day niyo Saints Day. Iyi Halloween uyisobanukirwe, uyizihize ubizi, cyangwa yo kuyizihiza ariko usobanukirwe yuko ni umunsi w'abatagatifu bose baba barimo bategura. Ntabwo rero wavuga ngo wowe ngo ntabwo wizihiza Halloween. Abantu benshi barabivuga ngo nge reka ngo birango nge sinabikora, ngo ntabwo nabyizihiza, ngo birani ibya gishitani, ngo birani ibya satani, ntabwo nabikora. Ariko kandi ukirengagiza yuko ntuko utabizi nyine. Bari abantu ni abantu beruye,
babishyira ku mugaragaro, babikora bazi babishaka babisobanukiwe bazi ibyo barimo bakora, babishyira ku mugaragaro, kuko satani icyo ashaka ni uko abantu bamukorera ku mugaragaro. Niyo mpamvu mutangiye kubibona ibintu byose bitangiye kujya bikorwa no ku mugaragaro. Inyandiko zigaragaza yuko ibi bintu byo kwibuka abatagatifu, kwibuka abapfuye, kwibuka roho zose z'abantu bapfuye, byaba byaratangijwe na papa witwa Gregory wa gatatu mu kinyejana cya 8. Hanyuma rero bakagenda bongeramo vuba bidatinze ngo bahita bongeramo n'uyu munsi nyine wo kuwutegura ari wo wa Halloween, ubanziriza umunsi w'abatagatifu. Ariko byatangijwe na papa witwa Gregory wa gatatu mu kinyejana cya 8. Noneho bitangiye kujya bisakara hirya no hino, bitangiye kujya bikorwa ku mugaragaro, abantu bose bakabibona, kugira ngo nawe nushaka kubikora ubizi ubisobanukiwe n'ibyo uri mu gukora. N'aba ngaba bizihiza umunsi w'abatagatifu bose, noneho batangira babisobanukirwa, bavuga ese burya wa munsi w'abatagatifu twizihizaga ni ibi ngibi, basobanukirwe. Kuvuga rero ngo ntabwo gukora uyu munsi ngo umunsi wa Halloween ntuwizihiza ariko ukizuza umunsi w'abatagatifu bose, ndashaka kukubwira yuko byose ni kimwe. Ahubwo nakubwira yuko icyo utaba wakoze ni nkaho utaba wagiye muri rya joro ryo gutaramira umugeni. Ntabwo wagiye muri rya joro ryo gutaramira umugeni nimugoroba, ariko none ukaza kujya mu bukwe. ari ugutaramira umugeni nimugoroba se, ari no kujya mu mukwe nyabukwe. Noneho igikomeye ni iki? Ushobora kutaza mu gitaramo cyanjye cyane nimugoroba ariko ukaza mu bukwe, nagushima cyane. Igitaramo kakihorera ariko ukaza mu bukwe, nagushima pe, ukoze ikintu gikomeye. Kuko ubukwe ni ubukwe nyine, ni umunsi mukuru, ni umunsi abantu bose bagomba kwitabira. Wowe wawitabiriye, wakoze ikintu cyiza. Nuko rero uyu Halloween ni igitaramo, ni igitaramo kiba gitaramiye umunsi w'abatagatifu bose. Sinzi ikintu navuga, sinzi uburyo nabisobanura kugira ngo ukundi bisobanukirwe, ariko niko bimeze. Niba amagambo yagiye atari kubigusobanurira, ujye kuri website nashyizeho urabisobanukirwa neza. Halloween Day, niwumva ngo Halloween Day, wumve ngo igitaramo cyo gutaramira umunsi w'abatagatifu bose. Kuri uwo munsi ubukurikiyeho ugakurikirwaho nanone n'umunsi ngo wa souls zose, ngo ni za roho zose. Imana ishimwe iranyibukije ijambo nariyobe kurivuga mu Kinyarwanda. Umunsi wa za roho zose, za roho zose ni itariki ya 2 y'ukwezi kwa 11. Iyi Halloween rero ibiri mu gutegura izo roho zose. Barivugira ngo n'abatagatifu bazwi n'abatazwi. Iyo Halloween biri gutegura umunsi mukuru wa za roho zose, umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Iyo Halloween nubwo utazi icyo jambo icyo rivuga, uvuge ngo nicyo biba biri mu kuvuga. Ni igitaramo, ni umunsi, ni ijoro ry'igitaramo kitaramira abatagatifu bose. Nuko bimeze. Noneho rero icyo nari nshatse kubabwira nanone, hari abana bajya bagenda basaba amaswiti, basaba amabombo, basaba za chocolate, basaba bakabaha tuntu twinshi tunyuranye kugira ngo turatwana tugenda dukomanga ku ngo nimugoroba. Aba bana rero bagenda bakomanga, uko babyizera, uko bavuga, ba nyina nibo baba bashoreye, base ababyeyi babo nibo baba bajyanye. Ibi bintu ni byandi byigana ibyo Yesu yakoze. Yaravuze ngo mujye mureka abana batoya bansange. Nabo rero ababyeyi babo baba bajyanye abana babo kwa Satani, mu bazimu, mu bapfuye, baba babamurikira. Noneho izi sweet rero bizera ngo yuko ari aba bazimu, ari aba bapfuye, ari aba baba bazihashize. Ngo nibo baba bazihashize iyi myuka y'abazimu. Aba bazimu urumva ni ibintu bya gishitani, wagira ngo hari barabeshya, wagira ngo hari barimo barikinira, ariko ntabwo baba bakina. Mu buryo bwo kubeshya bwo sinzi ukuntu abazimu bashobora kuzana za sweet, ntabwo bari bo baba bazihashize byo, kubera ko baba bazihawe n'umuntu uhumeka umwuka w'abazima. Ariko mu bitekerezo byabo, mu myumvire yabo, mu mitekerereze yabo, baba bumva yuko izo sweet bahaye, ayo mabombo bahaye, ayo machocolate bahaye, baba bayahawe n'aba bantu bapfuye, baba bayahawe n'aba basente bapfuye kera, ngo nibo baza bakabibaha, nibo baba bibahaye. Inama nkugira rero, ari amaswiti ntukajye uyaha abana, ari amabombo ntukazajye uyabaha, ntukajye bakingurira, ntukajye ubibaha, kuko iyo ubibahaye ni ukuvuga ngo urabyemeje. Hari abazimu bari mu kuzerera aho ngaho iwawe, hari abazimu babihashyize, wowe urabatumikiye.
bagutumye baje barabiguha, none wowe urabibahaye urabatumikiye. Mu buryo busanzwe urumva hariko ntacyo byaba bivuze, ariko mu buryo bwa gishitani bifite imbaraga. Mu buryo bwa gishitani bifite imbaraga. Nijyo mpamvu muzajya mubona abantu bumagara badasobanukirwa n'ijambo ry'Imana, badasobanukirwa n'icyo bakwiye gukora n'icyo bakwiye kureka, kubera ko aba bazimu, imyuka mibi ya gishitani y'abazimu iba yarabapfutse ubwenge, ntibashobore kumenya ikiza n'ikibi, bakagenda ari nk'impumyi kandi bitwa ngo bajya mu nsengero, bakagenda bameze nk'impumyi kandi bitwa ngo bazi iby'Imana. Ariko iyi myuka ya gishitani itabemerera gusobanukirwa neza n'ijambo ry'ubugingo, n'ijambo ry'ukuri. Imana idufashe cyane. Rero inama nakugiraga, ibi bintu by'abana byo kubaha amaswiti ntukajye ubibaha, mu izina rya Yesu ntukajye ubibaha. Muri Hoseya ibice 4 umurongo wa 6 kuri aya ho haravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge, ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Bantu b'Imana, bantu bashaka ubugingo, mwirimbuzwa no kutagira ubwenge. Ibi bintu byo kwibuka bapfuye ni ikizira imbere y'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Ntabyo waruzi, ariko ndabikubwiye, nta rwitwazo uzagira kuko ndabikubwiye. Iyo umuntu yapfuye ibyo biba bishize. Nta mpamvu yo kongera kuvuga ngo uramukorera iminsi mikuru, nta mpamvu yo kumwibuka, nta mpamvu yo kumusengera, nta mpamvu yo kumusenga, nta mpamvu nimwe yo kugarura imyuka y'abapfuye mu bazima. Ndakubwiye, kadusenga Imana. Mana nziza, Mana ikiranuka, Imana yacu yaduhaye Yesu Kristo ngo adupfire ku musaraba, wo mwiringira wese kuzarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Iyo niyo Mana dusenga. Ndakwinginze muri aka kanya Mana, kugira ngo usobanurire buri wese, umuhe gusobanukirwa, ave mu bujiji. Mana, uduhe kukumenya nk'Imana y'ukuri, itabangikanywa n'ibigirwa Mana, itabangikanwa na Bayali, itabangikanwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Uri Imana yera. Mana, Mwuka wera, Mwuka w'Imana, sobanurira buri wese, umubwira ibi ngibi bijyanye n'iby'abatagatifu. Abantu benshi ntabwo babisobanukiwe, ariko wowe Mana wigisha ubwoko bwawe. Urakoze kubyumvise Data, byose mbigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Uri mwiza Mana, uri mwiza.